Abaturiye uruganda rwa Simerwa ruherereye mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi baravuga ko bangayikishijwe cyane n'uburyo uruganda rukomeje kubangiriza. Abaturage bavuga ko uruganda rujya gusanwa mu minsi ishize bari babwiwe ko abaruturiye muri metero 500 zirukikije bose bazimurwa, ariko bikaba bitarigeze bikorwa. Ubu ingaruka bari guhura nazo akaba ari uko inzu zabo zatangiye gusatagurika bitewe n'imashini ziremereye z'uru ruganda, urusaku rukabije ndetse n'imyanda y'uru ruganda igwa mu ngo zabo, mu nzira no ku bindi bikoresho bifashisha mu ngo zabo harimo n'ibiribwa. Bakwa hariho umushinga wari wateguwe wo kwimura abaturage muri metero 400 ku muzenguruko w'uruganda kugira ngo uruganda rwe guturana rwe kujya mu baturage hagati. Icyo kintu rero twarategereje nticyakorwa, ubwo tugira icyo kibazo. Ikindi kibazo kiriho ni uruganda uko rukora ni nako rutigita kuko rufite amamashini akomeye atigita ku buryo inzu zituriranye n'uruganda nyinshi zagiye zisatagurika. Uruganda rurasuma cyane, imboga ntidusoroma, zuzuyeho ibyondo, isima habe n'isome ntirisoroma. Urusaku n'urwo ntiwata kuri kwirembo umuntu uri mu gikari yumve, ntiwatelefona umuntu ngo yumve. Nuko nyine numva rwaratubangamiye. Nasadutse hagati hari abasadukishije inzu ku buryo wasanga igihande kimwe cyegamye hepfo barashyigikiye. Mashini zihinda nyine zigatigisa ubutaka. Uruganda ruratwangiririza, rudutera ivumbi ku mazu ku buryo nta nzu ya hano ishobora kumara imyaka 5. Nibwo uri kubona benshi burura ujya kugeraho ugasanga amabati yose yarashize kubera nyine ibisima byatumukiye. Hari igihe nk'abatuye munsi yarwo umuvuru uva ku ruganda ari amazi nyine ava hejuru y'ibintuze y'amabati yabo yose yicunjumurira ku bantu bizu bigasenyagurika nk'ahantu hatuye hirya yarwo hitwa Kuryambere na hariya munsi y'uruganda amazi yabo yagiye asenyera abantu. Noneho rero ubundi buryo badusenyeramo hari igihe ibimashini iyo byakera imwe ujya kubona inzu nkatwe tuhegereye ukabona inzu yasadutse, ya inzu z'amatafari ukabona inzu yacitse. Ku ruhande rwabo aba baturage bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko bagurirwa bakavirana rw'uru ruganda nk'uko byari byateganyijwe mbere, ndetse uru ruganda rukajya rubakira mu ivuriro ryarwo rigenewe abakozi barwo bitewe n'uko isima yarwo birirwa bahumeka ngo ibateze indwara nyinshi. Bamwe barabyumva bakabinyura hejuru, bashobora kubibwirwa bakavuga ngo tuzabijyana mu nzego zo hejuru ngo natwe batubwire uko tubigenza, ariko tugategereza tugaheba. Abayobozi siritu nk'abantu nka meya wavuye huriya twayaga tubimubwira, ukabona basanga bagiranye imishyikirano na Simerwa, agasanga ubyumva yazaga bwa mbere ubundi ugasanga ari nyine ari kubica amazi. Noneho umuyobozi nyine tubishyikirije mu minsi mike akabavuyeho, abaturage nyine tugahera mu gihirahiro. Mwifuza ko bigenda gute? Twifuza yuko nguko Simerwa mbere itangira kubaka icyo kibazo abaturage barakivuze, batubwira yuko noneho ngo uruganda bari kubaka ngo ari uruganda rwa kijyambere ngo barajya bafata isima itumuka, ariko iyo urebye mu by'ukuri ahubwo ubu niho bitumuka cyane. Hari igihe hano ni mugoroba iyo byatumutse udashoboye kunyura no muyo. Twifuza nyine ko bafata iryo vumbi ryabo iyo sima itumuka cyangwa bakatugurira kimwe muri ibyo. Icyifuzo gihari rero nuko hashyirwa mu bikorwa kwimura abaturage muri za metero 400 kugira ngo bave muri za produit z'uburozi zangiza nk'uko byari byarateguwe, kuko byarateguwe bishyirwa mu mushinga, icyo ntabwo cyakozwe. Ikindi cya kabiri nuko bashyiraho ubuvuzi, iriya poste de santé ya Simerwa ikavura abaturage bose itavuye abakozi gusa. Kubona twe tubona ivumbi akaba ari ryo turya na iriya myuka iva mu ruganda, ariko ntibagire icyo batureba nk'abaturanyi ngo batuvure. Icya kabiri nifuza rero nuko bashyiraho ya poste bashyiraho ryagurishirizo ry'isima, Simerwa ikadushyiriraho ahantu ho kugurishiriza isima, umuturage yayikenera akayigura ataguze nk'uko abikamembe bayigura, kandi twe twegereye uruganda twakagombye guprofita nk'uko izindi nganda zorohereza abaturage bazituriye mu kugura ibikorerwa aho ngaho. Umurongo wa telefone twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'uru ruganda ariko ntibyadukundira bitewe n'uko inshuro zose twabashije kubahamagara batigeze bafata telefone. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha.